Biravuga ko Ndayishimiye banje kubura ubwenge akanya gato akongera gukanguka nyuma y'inkoni zikomeye yakubiswe n'uwamuherekeje ni Edeka yabita ba Edis ati champagne iratwica n'amagambo yumviswe avuga nyuma y'icyo kibazo abwira abo bari kumwe. Buriya ari kintu nibuka ku barundi narakikubwiye ubushize abarundi nabateye ubwoba ntajya ahisha kamwe isongo n'urwagwa isongo atavuga ukuntu yengera isonga kandi yengera sibyo ni nko kuvuga ngo president Ndayishimiye ngo yanizwe n'ikirayi kuki wa president yanywa champagne cyangwa akangenge kugira ngo asinze ugasa n'ubimuvugira mwagombye kumuhishira kumubuza yego protocole yemereye kumubuza oya yakaraba cyangwa yambaraga nko yambaraga apfukamunwa nagakunda guha abantu ikiganza bamureke yinywera isongo ntacyo bitwaye gake byo gakanda mwana byo gakanda nta biba birenza jewe ntabwo najya ngo ntondagire president w'ikindi gihugu kungo yagize gute aho mugeze umuturage nta hanyura how come ko umuntu ufite uniform military gear wambaye pharmacy nonda wifunze neza nk'umusirikare yego byaje kugira ryari twisanga ryari nka mu kace k'ibiyaga bigaraho umusirikare akandagiye umuturage atinya kuhanyura shimi ayigisha abantu mu bwenge ibintu by'imibare ibintu byo kwikomeza wapi akiri navuga rero Sandrine ako amagara ubundi akenshi ajyana n'umudamu we sinzi impamvu batajyanye ntabwo yamarira y'abakecuru b'abanyamurenge birirwa basaba ngo Ndayishimiye dushakaho iki icyo kintu aya marira y'abasore sibyo ntago ashobora gusiga ubusa urukigarukaho icyo abantu baragisuzugura sibyo ariko ababyeyi abandi iyo tubagezeho aho umuntu akandagiye umufaridese ntiyongera kuvuga baratureka tukambuka none muri aho ngaho meze nk'igisigaye kitagira siyasa urumva indiscipline ziri aho ngaho rero bano barundi ntibazi icyo M23 twirwanaho izabiri cyo mu myaka 10 iri imbere akaga babateza bashobora kuzakabasukumira ntukabone ingabo zisekesha ntago zitonda cyane kuri uwo rwego nabo babinota. Ushaka gusohokera ahantu hajyanye n'igihe, urashaka gutungura umukunzi wawe cyangwa gutegura ubukwe ndetse n'ibindi birori bitandukanye, ushaka kujya muri sauna cyangwa gukoresha massage ahantu wizeye, igisubizo nta kindi twakibazaniye. Luxury Garden Palace ngwino tugutegurira ibirori ndetse nzi neza ko uzaryoherwa. Abafite ubukwe by'akarusho namwe twabatekerejeho kuko tubafitiye jardin nini na tent ukorera mu bukwe. Maison de Passage yakira abageni ndetse n'aba diaspora baza mu Rwanda bibaza bati ese ni hehe twaruhukira, namwe ntago twabibagiwe kuko tubafitiye amacumbi asanzwe yakira ingeri zose. Duhamagare kuri 07844378 cyangwa udukurikirane kuri Instagram na Facebook ni Luxury Garden Palace. Ati Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye uzwi nka General Neva ati yateje urujijo ikinshasa nyuma yo kugwa gitumo mu muryango wa hoteli. Biravuga ko Ndayishimiye banje kubura ubwenge akanya gato akongera gukanguka nyuma y'inkoni zikomeye yakubiswe n'uwamuherekeje ni Edeka yabita ba Edis mu magambo ahini Edeka. Ikitonderwa cy'umwanditsi ntakeka ngashyireho nako umukuru w'igihugu cy'u Burundi asanzwe azwiho bakoresheje imvugo nge ntaye bukoreshe ubwo reka nkoreshe nge gukunda gatama, hari imvugo bakoresheje ku buryo ngo rimwe na rimwe amena nk'uwacitse intege kubera zo. Ati kidasanzwe mu gihe abandi baterwaga ubwoba nuko General Neva yaraguye Edeka we yari asa n'uwamenye neza icyabaye ndetse byanavuzwe ko yanatangiye kubivugaho mu buryo busekeje. Ati champagne iratwica n'amagambo yumviswe avuga nyuma y'icyo kibazo abwira abo bari kumwe bari bahahamuwe, bamwe batangiye no guhwihisha bavuga mu ijwi rito bati bahamorozi. Urumva nibyo babibisaga nyine bongorerana. Yego nkuko bisanzwe Evariste Ndayishimiye Elias General Neva aho rajyana n'umugore we ushinzwe kumukurikirana hafi ngo acunge kunywa kwe, kubivugwa ko asanzwe agira ndetse no kumubuza izindi ngeso. Ariko ndabona umwanditsi yagiye hari tunagiye ashyiramo daje ngo inkuru atari ku rugendo rw'ikinshasa rwo rwari urwihariye. General Neva yaragendeye wenyine kuko rwari rugamije ibintu bibiri. Yaragiye Kinshasa, urumva urabizi ko yari yagiye mu nama, urumva yari yateguwe na Felix Tshisekedi ndetse bagiye kuganira
no kubya abasodabi aho bagaragaza yuko nyine ngo yohereje ngo 15,000 n'ibindi bigiye bitandukanye. Ni inkuru ndende iri mu rurimi rw'igifaransa ariko bamwe nabonye barabigize masha barabigize navuga intuze urwenya bati ariko namwe murakabya ati none se bibaho ko president ashobora kuba yanywa agatama yagiye mu nama kubera rero ko jewe muri analyse zanjye no mu mwuga wanjye urabizi neza dukoranye igihe kinini yenshyiramo ikintu cy'ubumuntu. President ni umuntu yatsikira yagira gute urumva yego twagiye tubona president bari barwaye ba Bouteflika ba Algeria bagenaga mu tugare yego twabonye ba Robert Mugabe basitara ku ma escalier yego twabonye Salva Kiir yisobaho ntabwo byari ngombwa no kubitangaza byaraneguye n'abanyamakuru byatwara bineguye cyane ntabwo ari byo. Donc president no umuntu wakugira ngo ushakire president mu ndwara umushakira mu mumaro cyangwa se kumukasa wenda umushakira mu kitari umumaro yafitiye igihugu cyawe. Buriya ari kintu nibuka ku Barundi narakikubwiye ubushize Abarundi nabateye ubwoba. Abarundi ni ishyanga riteye ubwoba kandi ubugomba no kumenya ko Abanyafurika amateka ateye ubwoba. Ubwo mvuga turi abantu badasanzwe. Kudasanzwe kwacu uribukiza impunzi z'Abarundi zahunze Nkurunziza 2015. Siwe bahunze se bamusaga nahe hose tubana nabo se hano mu buhungiro. Bukuri kose Nkurunziza yarasandabye arapfa impunzi zirarazirira twabanaga mu gipango. Yego. Ese bavandi ko ari barashaka birukankana kabicara bavandimwe murijwe n'iki ngo sango byehore ngo arasa barondesha. Uriya ngo wasanga atari nawe ngo ari abandi bazaga ngo bikize mu kiza ngo mukuru w'igihugu usikurika ko n'ubuyobozi bw'u Rwanda bwanurukije amabendera urumva which was good nk'Abanyafurika ariko mu by'ukuri abantu iyo bageze ku bihugu byabo ugira icyubahiro bahereza. So rero ntabwo nibwira ko kuba ikirombe cyaturikana president yishimiye nkuko byagiye mu minsi byamugerekeye mu cyumweru gishize ko cyari kibigeragezo gusa urumva ariko agumana icyubahiro cye. Ubwo rero giye icyo ndeba ubutumwa bwari bumujyanye ni ubuhe niyo kontinent nagubye kumenya no mu kirumbi cyamugenzaga ni ibiki ariko icyamubaho kugwa kugira gute patati patata kunywa ntajya ahisha kamwe isongo n'urwagwa isongo atavuga ukuntu yengera isonga kandi yengera sibyo ni nko kuvuga ngo president yishimiye ngo yanizwe n'ikirayi kandi ujye ubona atwaye ibirayi byikoreye ku mutwe ibyo ntabwo byantangaza yorora ngo n'amafi niba ry'ifilimu nize ntabwo byantangaza sibyo kiriya gifuka cy'ibirayi abagendana kimukubise hasi wabo wavuga ngo iki. So ubuzima bwa Ndayishimiye buri hanze abushyira hanze cyane ku buryo no kunyerera kugira gute ntabwo bigize amakuru rwose sibyo. Uwagira umutima muzima yasabira president Ndayishimiye kudatsitara nkuko no kunywa gakeya akanywa less sibyo kandi ibyo ngibyo bibera no muri protocole ye. Uwo edisi urimo kuvuga niwe munyamabanga we kuki wa president yanywa champagne cyangwa akanywa kugira ngo asinze ugasa n'ubimuvugira mwagombye kumuhishira kumubuza yego protocole yemereye kumubuza baramubuza none se president yakoresha amayira n'imodoka zayishaki yabwo ntekereza kandi protocole yari igomba nakanyweye wa mu bungabo oya dore mufite schedule yego sambira ajya gufungura ikibuga cy'intuze sanga harajya gusura Tshisekedi gutya schedule mama ifite kugira ngo muninde umutekano we kugira ngo banategura inzira z'umutekano we sibyo rero amusukira agatama avuga se musaza turasoma agatama se dufite inama mu kanya ufite ukuntu wabigenza nk'ababiru ba kera urumva uri bukuwo kwa Dawidi wamubwiye ati se umuntu aramutse ati hari ahantu umuntu yagize gutya afite iki niki arya agatama ke aranakireza nagira gute kumbe bashaka bari baningura Dawidi warongoye muka Potifari kandi yaragiye ku rugamba bati se kare we mwami ati maye nka rero ngahita arambara hasi ubwiru busaba ubwenge yego ariko ntaga amakosa yose yakorwa muri protocole presidentielle Kinshasa na Ndayishimiye ashinjwa protocole ntabwo ashinjwa Ndayishimiye kuko ntabwo Ndayishimiye yigenga mu ngenda akora niba rero abajyanama babe batavuga niba protocole igeze mu president atsitara rwose shame kuri protocole chief wiwe ibyo rwose babimenye president kuvuga ngo champagne iratwica ahubwo urumva
bamureke yinywera isongo ntacyo bitwaye gake gake ujya ugakanda mwana ujya ugakanda nta biba birenze yewe ntabwo najya ngo ntondagire perezida w'ikindi gihugu ku ngo yagize gute ni uburenganzira bwe ni umuntu kugwa se ko ntaryamira yaguye mu ndege si yari agikurikiye rifute urumva abitwa ba Samara Machel barasuye mu ndege abitwa ba Kadafi bise abantu imbeba barasuye hehe urumva so bakuwe mu maperezidansi yabo n'iki ntabwo icyabaye kuri perezida Ndayishimiye gikojeje isoni urumva tupari raporo y'ingorane aba perezida bahura nazo nta birenze Museveni yateye intebe mu muhanda ahamagara isi yose urumva ahagarika umuhanda agira gutenge mbona ajya no kuganira n'abaturage nabonaga arimo kuganira barimo bahinga ejo bundi asha Museveni yanga gusuhuza abantu n'ikiganza abaturage baje kumusuhuza agira gutya sinzi uko nasuzanya yanga guhabana ikiganza sinjya amenya impamvu yanga guhabana ikiganza buriya bashaka gusohoka mupfumu yaramuraguriye ati ntuzahariza abantu ikiganza abaperezida bamwe bagiye bapfumu Ndayishimiye ntabwo yamuraguriye neza abantu numvisha bavuga kubera indwara ari indwara nyinshi zandurira oya yakaraba cyangwa agiye yambaraga nk'uko yambara agapfukamunwa nagakunda guha abantu ikiganza urumva yego kandi nkibaza buriya agiyemo nka ntazikoraho ariko icyo nakubwira cyo inka se n'abantu oya ariko inka n'abantu twese turebiremo hafi marsha icyo mvuga n'abantu turi bamwe icyo mvuga inka ni nziza ntiyayikoraho se ifata umuntu ngo ugereranye n'inka nyine nicyo nibaza ntago azikorakora ko inka zishe umutwe ayikorakora ariko wenda akavuga ati umuntu wenda wamuganisha kumuha ikiganza bikaba ibindi ariko inka yo navuga ko n'itungo urumva rifite n'akamaro nta kibazo akumva ko yizereye mu nka niba akunda abaturage n'abakora mu ntoki ntacyo bitwaye niba byo kugenda bagira gutya nawe ntabwo ari byo afande Museveni rwose kariya kantu zagakosore pe protokole bazagakosore urumva rero perezida Ndayishimiye niba yaraguye ariko gusoma isongo yagiye mu ruzinduko kandi urongera urivuguruza marsha hari igihe uncanga kanikomereza kanya mwumve mye n'umugabo araye kuvuga ati nabirenze kuba perezida yagwa yisomeye akantu none ati oya ndavuga nabishyize kuri protokole nyine protokole reka kumukumaho isongo ntago bari ibintu byiza ni champagne kandi si isongo champagne oya giye icyo mvuga ni byisho isongo niyo namumvanye izindi simbizi yavuze ko yaratetse muri Amerika ngo ikipe bajyanye kajya mu restaurant amafaranga akabashirana bakajya kwishopingira akitekera baraho ngo bakaza babaza ngo yadushiranye shati nuko mwagiye kwiyemera shati ate ko giye murabona ko ni iteke Ndayishimiye ayigisha abantu mu bwenge ibintu by'imibare ibintu byo kwikomeza wapi ikindi navuga rero Sandrine ako amagara ubundi akenshi ajyana n'umudamu we sinzi impamvu batajyanye madamu amaze imisi akora defile de mode yego ngo yakoze defile de mode ejo bundi babakire basireyinga yego bamuvugiraho biri kuri SOS Media bate koko uraberewe wambara neza pe abadamu bose babatumije abantu bakomeye ku isi baje gusireyinga hano inzara iratwisha nta petrol nta byo kurya nta mazi nta amavunja sinakubwira nko ati mukira vuba ariko nawe yahise baninura ati ndabazi muri ibyo birori ati umugiye kuvuga iyo nkuru ntabwo yisomye ati ndabazi mubonye icyo muvuga baninurana gusa icyo nashaka kuvuga kitarimo analize kirimo opinion yanjye bwite nka marishari kandi mbonye nuko ari umuzungu wamusamye disi wamufashe nyine wamurandase yego kandi navugaga rero gasa n'icyo ngicyo navuze reka nkubwire Sandrine sinzi ukuntu wizera kuko imyizerere yawe nawe ntabwo nzi ukuntu imeze sindakora uvuye no gusenga mu yusenge muri hedine undi umukatolike sha igihe baguherukira bajya bashyiraho igikumwe barebe igihe utereye igikumwe kunuze ku kiliziya bazasanga ari gakeya pe kandi nakubwiye ko nyanya yo mu misa nanjye no mwadeperi mperuka nko muri 2002 ariko nshaka gusubira mu 2022 ariko nshaka gusubira muri iyi minsi urumva gusubira mu mana gusenga ni byiza cyo shaka kubwira ntabwo icyo nakwita wenda ni doléance undashaka kuzita imivumo ntabwo yamarira y'abakecuru b'abanyamurenge birirwa basaba ngo Ndayishimiye dushakaho iki aya marira y'abasore sibyo ntago ashobora gusiga ubusa abantu baragisuzugura sibyo ariko ababyeyi yewe sivuze ngo bitwaje ibitabo bwoko ki icyo bakwitwaza cyose ubuza kujya guhaha abana babujije kwiga uzi impamvu mbivuga gutyo uri inyeshyamba nta kibazo uri inyeshyamba nyine ariko uri government y'ikiri igihugu aho ugeze hakaba indura aho kuba impundu narakubwira Fuapas
ibyivugo byari kwivugwa na leta y'u Burundi gatera imbere ubwo bikaba leta yubashwe muri Afrika na cyane ko president Ndayishimiye ari mu champion b'urubyiruko yewe azana abara African Union next year urumva kwari ukugira minembwe reba hano yego ingabo z'uburundi zigafungura amarembo kujya guhaha zikashyira amarodi buruka kuko ngo nta musirikare urenga hanga twirwaneho ariko umuturage wari furi ni siyasa kandi y'igisirikare bari kuba bikundishije umunyamurenge hamwe umunyamurenge basema amatama ko batari ko uyu mugabo bundi turabona niwe wazanye ntari birye oya bari kumuhindukirana batenda ne wazanye ingabo zo kuduteza abanze da abandi iyo tubagezeho aho umurundi akandagiye umufaldese ntiyongera kuvuga baratureka tukambuka none muri aho ngaho meze nk'igisigaye kitagira siyasa urumva indiscipline ziri aho ngaho aho mugeze umuturage ntahanyura how come ko umuntu ufite uniform military gear wambaye formation nonda wifunze neza nk'umusirikare yego byaje kugira ryari twisanga ryari nka mu gace k'ibiyaga bigaraho umusirikare akandagiye umuturage atinya kuhanyura aha kandagira iki subundi aho ubonye urwego rw'umutekano urumva yego wowe niba utashobora kuhanyura hitubona ko kuye kuhanyura ko urwego rw'umutekano none abarundi babikoze operadoxe aho badeployize nta munyamurenge ujya guhaha ibaza amacakubiri y'urwamo nkamwe y'abafaransa hano mu Rwanda basabaga indangamuntu zagaho tugatutse urumva no kuvuga ngo Burundi ashize road blocker yirirwa areba ngo uri umuki uri umufurero kuko abafurero bamwe fasi ya M23 twirwaneho wewe komeza agenda wewe ntutambuke wewe uje gute ibaze nayo matati bari mayo yose rero uretse na president wabo azabagusha ruhabo nujya kurwana uko kinge byange nutera mu rutsiye ikwidumbure ku mutwe Imana izaba bakandisha urugi bazayibona gutubuza abaturage gusubira no gusagamba mu gihugu cyabo umunyamurenge yigize atera mu gihugu cyawe akibuza umutekano ese ubwo munsi bazisanga abanyamurenge ba developinze iyo adrenaline bakavuga ati giye mwadukandiye reka tubakandisha natwe ntabwo tubizi hari giye mu myaka 2 hari ikiganiro ndimo gutegura nzakigushare ngo cyumve cya expectation icyo dushobora gutegereza muri perspective securitaire muri akakare mu myaka 10 yego nzakora akantu ko kagera muri aka karere k'ibiyaga bigari mu myaka 10 tuzaba duhagaze gute mu Rwanda Uganda niki gishobora kuzashekinga Tanzania Burundi he hose M23 imeze gute regime iyayo patata nzabikora muri iyi minsi kandi uzayibona so rero bano barundi ntibazi icyo M23 twirwaneho izabiri cyo mu myaka 10 iri imbere akaga babateza bashobora kuzakabasukumira ntukabone ingabo zisekesha ntabwo zitonda cyane kuri urwo rwego nabo babinota sibyo maze umurundi da ugasanga nawe uri umurundi uri mu ruyigi cyangwa nahe hose nawe wenda ufite ibiguhungabanya niba abarundi bashimishwa no kuva Kobero akagera hano Gatumba akava ku Kanyaru akagera hepfiriya ihe hose urumva umunsi ku wundi uretse ugafite ibibazo bya essence na petroli kuki bo bumva yuko umunyamurenge atajya guhahira ku isoko ryo mu gihugu cye kabone n'ubwo ryaba hirya n'iminembwe ushize mu nyurabwenge isanzwe icyo ushaka gukorerwa cyifuriza undi icyo utifuza ko nabakorerwa igikorera undi none ibyo mubirenzeho mujye no kubikorera hanze y'igihugu cyanyu biriya bazesurana narakubwiye ngo akamasa kazagira inka kazivukamo sende zakubitwa inkoni n'aba basore b'abarwandofone baranota urumva buriya bashobora kuzayihangamura ujye umbaza ngo izakurwaho randi zagira gute bazarwana mpaka bashobora kurwana bashobora kuzagira abarundi ibintu biraseze defudede wenda bakaba batera inkunga urumva bati ndange mujyi wanyu mukore revolution wenda ntawe uzi ikintu kizaza Burundi n'ubutagarukira hafi sendeze zahura n'ikibazo gikomeye cyane kandi yagombye kugikosora abantu bari inkebebe mu mashyamba ya Karemi babayeho nabi babaze kubona igihugu amaze imyaka 20 baracyashaka gutoteza abandi iyo bimeze gutyo rero urumva uburimo wirangiza ariko ubuzima wabaye mu mashyamba utagira igihugu presque apatride kereke chose comme ça nawe ugerageza kurwanya ikintu gisa n'icyo ngicyo kugira ngo ubwo ubonye ubutegetsi uha abantu ituze CNDD-FDD yagombye kuba ari ituze umunyamurenge mu Minembwe na Sud Kivu kandi tekereza gato ngahemo ikizama abantu dukurikiye ibaza igihe twirwaneho yaba mu partenaire w'u Burundi Uburundi nibwo bwahaha neza muri kariya gace ariko ntibizakunda if not akandi nakongeye kongeraho gusa nubwo bitajyanye mbonye Rubayasi hagenzurwa n'ama 23 mbonye n'ikirombe umusozi ubundikiye cyangwa se waguye ku bantu amajana barimo gucukura amabuye y'agaciro
nicyo kintu nanakongeraho umva kuri ingingo mbona abantu bati ariko se ubundi ati aya mabuye y'agaciro nayo kazasigamo abantu imvune ariko nanone sha reka nkubwire marsha Kongo n'amabuye umva sha barayafite pe nubwo amagani barusha abandese barusha abandi natwe amabuye turafite n'umucanga wa mukunguri turawufite so wivuge ngo rubaya hari amabuye y'agaciro ngo arenze ngo aruzi ko umunsi mama 23 yafashe ngo isi yose izahaguruka nyana nabo kunsendeshije nivugiye yego narabivuze mabusha ni wowe wabivuze ujya ndasa ariko sha Sandrine buriya moya basi bwira ko mbeki warambwiye ngo umunsi mu rubaya yafatwaga ati mama 23 yifata nyine ati renzi ko amahanga agiye guhaguruka ati muri kure rubaya ati none uyu munsi bayirimo gusa nyine nabonye abantu benshi bavuga bati byakabaye byiza nibahagurukira abantu bakomeza gucukura amabuye ati kuko abenshi banacukura mu buryo buri illegal n'ubundi ariko barabikora yego ariko ntabwo intambara y'amabuye rero wenda muri angle tubirimo iba ahantu hose ku isi yego Afrika y'Epfo nigira amabuye menshi n'ibirombe bikomeye ifite n'ubuhinga buhanitse mu gukora ibirombe bihora bibarudukira yego urumva ikintu umuntu yakora gusa buri kirombe kigira umuntu ugisengera n'umupfumu cyo kukiragurira nawe ndi isahane amabuye yakugurira yego Sandrine ziko naciye ahantu muri quartier runaka nkaza kumenya ko n'abantu bacukura amabuye nijoro yego nahuye n'abantu 200,000 barimo kujya gukora mu birombe n'abandi barimo kubisohokamo babambaye n'ibintu by'ibigofero n'iki byose ntabwo nanizi ko abanyabirombe ngo bakora amanywa nijoro ejo nibwo n'umuntu wabimbwira kuri radio ujyanga ibirombe ntabwo bigira amasaha bikora 24 by amasaha 28 none abo bantu imvura zirabagwa hejuru ziragira gute inga hajenze noneho Kongo n'amategeko yaharagoye kureberera abaturage biragoye uzumve cyo kore mu Ventura yaragerageje muri iki gihe amato ntakica abantu benshi mu Kivu bona ko bavuguriye transport y'amazi ila Kristre yo mazi ariko bagerageza no kubirombe bivugurure naho ibyo byo abaturage bo mu birombe jewe nakoze ahantu ku bitaro muri urgence urumva ko nari nitaga kuri crise cases zigiye ziboneka nk'izo ngizi birombe amazi ikivu ibintu nk'ibyo ngibyo ubu mwishuranye mfite hano mu mutwe imyaka izari 10 ubu ni 16 uwo muntu ambwiye icyo yambwiye ngiye kukikubwira ikirombe kibagiye kubisa abantu ahantu bitaga X turagiye turamuzanya ikintu nazanye n'ubusivile ndavuga niko se sha nta kibazo Imana irakurokoye dore abandi bashize ntuzasubire muri ya bintu arandeba gutya aragitegeza kandi sere munimo kumanuka ngo yinkuremo vuba nyine ngo ntinze kuvuga wa mugabo warankomerekeje sinzigera nkwibagirwa yarambwiye ngo ngazajyamo ngo nitubaga papuro ngatahe kandi ubwo abantu ntibaza gutwara imibiri yabo ku bitaro ni bagenzi barabazi ni Karoni Petro ni Maria ni yakuye iki se atari kiriya kintu cyabaridukiye urumva nyine amafaranga cyangwa se iki oya ariko yakora n'ibindi hari abantu barabivuyemo ariko bakakubwira ko bagize nyine bitaratunganywa neza biragoye niba rubayitunganyijwe neza simbizi ariko ntabwo uzambuza kuvuga ngo abanyabirombe uwariye karyo kumve ko mu kirombe nawe ntabwo yavamo narabikubwiye katwikomereza ngo ngazasubiramo ejo nta mukura mose musesha abantu wowe uracyata ngo nubwa mbere se ayiwe katwikomereze ushaka gusohokera ahantu hajyanye n'igihe urashaka gutungura umukunzi wawe cyangwa gutegura ubukwe ndetse n'ibindi birori bitandukanye ushaka kujya muri sauna cyangwa gukoresha massage ahantu wizeye igisubizo nta kindi twakibazaniye Luxury Garden Palace ngwino tugutegurira ibirori ndetse nzi neza ko uzaryoherwa abafite ubukwe by'akarusho namwe twabatekerejeho kuko tubafitiye jardin nini na tent ukorera mu bukwe Maison de Passage yakira abageni ndetse n'abadiaspora baza mu Rwanda bibaza bati ese ni hehe twaruhukira namwe ntago twabibagiwe kuko tubafitiye amacumbi asanzwe yakira ingeri zose duhamagare kuri 0780443787 cyangwa udukurikirane kuri Instagram na Facebook ni Luxury Garden Palace.